Kumara se uyu munsi wigize papa. Kubera iki se be? Erega wigize innocent. Muri make ibyo bakoze ntabyo ze. Rero kusigaye ubonekera. Rero Cyangwa hari n'ibindi ntazi. Kugunwa rwose. Ako reba, uzko nta n'isoni ufite se. Reba, uri kwitwara nka nta kibazo koko. Ariko ubona uri mu nzozi, ari byo warose se ukabura. Ndetse gati kiza nuko mba mfite ibimenyetso. Ama telefone yazari ko bimwe se mu telefone byaheje. Uyu ninde? Inde se? Uyu nguyu uri hano. Kuhengereza turahengereza iki? Uyu mukobwa rero Zoominga neza. Uriyobewe se? Tureke nibyo umukobwa. Oya uyu ninde? Uyu mukobwa twahuriye muri matasi. Uyu mukobwa ubu ngubu ugiye kuzana ya mico y'abagabo. Uyu mukobwa ngo nago muzi ngiki. Urarengana. Njyewe hejuru y'iyi foto urarengana. Urengana gute? Iyi foto yari ifashe. Ahubwo iyi foto. Oya mbwira iyi foto yari ifashe. Nyine wowe irengagize ibintu byose ushyire kwa ngiyi foto yari ifashe. None se undi foto ndayiguhaye. Bitunze mubwira iki? Ikibazo no wamaye ifoto, ikibazo no mwafatanye ifoto. Ashaka ko ari umuntu wishinye ibintu bintu. Bine bintu umuntu byihishe inyuma. Kuko bikamubwira. Umuntu yaraje araguterura usinziriye. Cyangwa nyine aragenda faking umuntu musa yifotozanya. Ese wagiye kwifotozanya n'uyu muntu bigeza aha nta kintu mupanga? Ese urashaka kunyumva? Ari wowe ubwo wanyumva. Reka kuvugira hejuru. Ariko kamubwira. Cyangwa z'abagabo muri bitangaza koko. Ubundi vugira hasi tuvugane. Hasi hejuru y'aya makosa yawe. Igo. Hejuru y'aya makosa yawe. Niba udashaka kunyumva rero. Noneho uramusanze mbimenye. Mbwira nimba umusanze nabyo mbimenye. Ryama. Wamuvugishije kuri telefone se n'ubundi ko wasanga unyibeta ari byo ugiye. Umenye ko ibyifoto neza. Ibikomere bidashira. Ibikomere bidashira bituma nibaza niba nzongera kwishima. Ibikomere bidashira. Ibikomere bidashira bituma nibaza niba nzarokoka kuyu muriro yo. Hano abakozi benshi pe. Yawo no nta bakozi ntago ari benshi cyane bano ni bakeya cyane ugereranyije. Oya kubera ko mfite igihe n'ama branch menshi ahantu hatandukanye mu Rwanda ndetse no hanze. Sure. Ya ni ibintu byoroshye cyane abakozi bagomba kuba benshi kugira ngo akazi kagende neza. Uwesika managing ute? No ntago umwanya kuri managing asigiye nkora iki. Ngewe nukuza nkicara hano mu kazi nkakora checking up y'ibintu byose uko byagenze mu cyumweru bakama amadokima ngasinya narangiza njya nkigendera nta mwanya ngewe wo kwicara mu biro cyangwa kujya gukontrola babifite ba managing directors somewhere. Ibintu byoroshye cyane. Biroroshye ubibayemo nibwo ahitona ko byoroshye cyane ahubwo se tukiraho nta kuntu wajoininga nawe umuntu akaza kagwa akazi. Ngora amasaha cyangwa isaha cyakoze. Isaha imwe yonyine. Kamba nabwo yuzuye. Oya nta kibazo. Kubera yuko wirumva umuntu yajya ntagurimba utanakoze wana ntago ari ibintu. C'est ça. Ah. Terite kutani. Ndibiki bino. Ani na madokima. Aha. Narinzanye ngo musinye. Aha. Okay. Okay, ngaho genda. Merci nta kibazo genda. By the way, tukira aho ngaho mukanya ndi gusinya zira document nabonaga uri mugabo arimo kwitegereza cyane. Muziranye he? Wowe. Hakurebaga cyane kandi nawe nabonaga ukuntu warebye hasi. Oya, ntabwo tuzazi. Ngo nanamubona. Okay. Uyu nguyu mugabo rwose ni manager wa hano. Akora akazi neza cyane ndamwizera.
niyo muntu ukora akazi nk'akishimira buriya hari ibintu byose mba nzi ko biri tayari nta kibazo kiri burimo. Eka ntacyo rero wembaye umwanya ngo mube muganira. nawe witonze uyu munsi sindi bugukire. Bitanze gute? Ndi kubona wabaye umwana mwiza wo gukomera. Sanzwe nitonda. Mbabarira akaduruvaye kawe urakazi. Akazi. Nawe urabizi sinabona. Yes ko nitonda nyamara. Ubwo ko hagiye kuza. Ariko ubwo niba nitonze uburaje birebe koko nitonda. Ako nyine yamusite natwameze twaneza. Sikwitwara neza muvuga no kubika umutwe nkamera nk'ikirindazi. Sha. Nawe nyine umuntu mukuru ese kwitwara neza ntabwo byumva. Nabyumvisha kuko ndi bwitwara ubyihanganira. Uva ndabona naje. Shanda n'ubangutse. Murakoze. Ameze neza. Makuru y'urugendo. Cyageze neza. Atinze kuza kudusura ariko. Ni akazi ntabwo stress Ako kazi kabaheranye se. niko ubuzima bwa Kigali. Ese turakwakiriza iki? Cyagira icyo cyose. Ufite inyota kubera urugendo. Ntabwo byarabura. Umva amakuru y'iminsi se. Cyane shaho. Aha witonze cyane. Tumambura ibyo mvuga pe. Kandi kuri phone uba ufite story. Umva kuri phone nyine bitandukanye n'umuntu yahuye n'umuntu reka. Urugo se bite? Hano hari biturashima Imana. Okay. Wasutse neza muko handebera. Handebera. Hangane ntagisita basi nabitinda. Ugomba n'ubumenyi ni gutya mwakira abashyitsi se. Shano kuri sorry pe kandi tubabarire kuba akwiyeretse. Mbakana igenze. Gusa nyine kwihangane basi. None se ahandi harimeze neza basi. Ni sape ariko ndabona bitoroshye ngendaga ku musaza njyari. Ariko hari kureka tukaganira nawe yari kubaza nese ubu kwise wihuta kuko oya amasaha irangiranye. Ubwo uzagaruka. Nese nta nubwo ureka ngo urenze irembo. Niko teri. Ko mbona utagikora neza. Byagenze bite ku urashaka yuko ndakora neza. No. Wimbwira ngo urakora neza kuko ugiye ibyo mbona. Hano muri document dore biba. Ibyo mbona byinshi none n'ubu na comportement musigaye ufite muri no minsi ntabwo birimo guhura. Akazi kakunaniye bimeze bite? Ntabwo numva uburyo ki akazi karimo gupfa kandi uzi na credit nafashe. Urabona iriya etage nazamuye hariya amafaranga yantwaye nayafashe muri credit. None rero ikintu nshaka nuko ibintu biva mu nzira tukinkarangiza kwishura ya credit cyangwa umbwire ni no kuko reba angaha wewe nta kintu ugomba kumbwira sibyo ndebe kandi ibyo ndimo ndabibona ndi kukubwira mba nabanje gusoma document zose sibyo ahubwo ndagira ngo umbwire uburyo ki tugomba guhindura ibintu cyangwa se akazi kakunaniye shaka abandi bazagusimbura kuko ndabona ibintu ntago birimo kugenda neza n'amasaha ubona ko ngageze gukora menshi kugira kandi ikindi ntago nshaka ko nzajya mba ndi kuvuga ngo mvugira urumva
ndaguhemba ntumpemba ugomba kugira gute kubanza kumva ibyo mvuga ngiye ugategereza ko ndibuguha umwanya ukavuga urumva n'undi munsi ntibizongera ngaho mbwira nandi kukubwira kujyanye n'iriya n'abariya bakozi bandi bashyashya amasaha nta kuntu wabongera amasaha yo gukora kuko hari igihe bigera ukwezi kugiye kurangira nasanga amafayiro yabo bari kwinjiza batarayinjije rero bituma nkora amasaha menshi cyane kugira ngo avaringe icyo gihe rero ndi kumva muri ya departement yindi wakongemo abakozi ikibazo ni amasaha bakora niba bakora amasaha makeya sibyo ubwo birasaba guhindura contract zabo sibyo wenda umuntu akazongera amafaranga ariko akazi kakagenda neza kuko sinshaka yuko ibintu bizakomeza gutya uko nazahomba ngaho genda bro tunataka kubwira mtipu uri kunereta nsumva ari boss wa TERIC niko abanye meze gute se abanye tu akoresha amafaranga boss wa TERIC nyine nayo bazi ku buryo rusha TERIC amafaranga si boss ni boss kandi TERIC nawe ubwe ni boss kayibaza abanye meze gute se ameze neza tubaye mukuru afite ibiceri ngo tugomba kumukuramo agatubutse urumva ngiye kuri boss koko ibiceri bya danje oya aho ngaho ni sawa nose urabafatanya bombi ko icyo kibazo mfite none fatanya byaranira kugira ubwenge bwinshi ngambwira maze gukura mwaganira iki subwo nguko ahubwo cyane umushinga ashaka kurikana TERIC yego ko nabandaburije numve ko uriya mugore wa TERIC nta kazi afite shiri wanjye Sando nta kazi afite ngayibaza igihe waba uri mu bibazo arirabo umva ko noneho Sando aho imisatsi no kujya nyatanga buri gihe kandi niwe wari ugiye kujya undwanaho mino minsi kuri TERIC ngayibaza nawe kuntu bitabigenda na TERIC wari ufite nini bagiye kumwirukana numva ari atari turakora iki subwo nguko simbizi pe cyane atari kabisa ariko ntacyo ubwo ubona birimo arajya bisapurayinga byose imisatsi amavuta ugomba gushyiramo ubwenge bwinshi aho ngaho ndakwizeye ahubwo ndaza kuganiriza Sandrine ko ndumva ari hatari muri gutyo bigiye kugenda ese ngo amafaranga yo gukoresha Sandrine yakura oya ndashaka kumugira inama akajya ashaka n'ibirakano umusira azakumva azanyumva Sandrine n'umurara Kigali arayizirega n'abarabiri twahuye Kigali arayizi ndashaka kumuganiriza tugashaka utuntu tuzadupfundapfunda akabona ibiceri niba ariyo gahunda ihari cyane ko bimeze pe mpamvu yo kazi naniwe ese bintu ubona ko natashye yego ako kera najyaga naha nkasanga waneguriye ukanyakira wishimye none ndaza iki cyabaye nsubiremo ariko ukamubaza ngenda cyakubaza n'ubu ngubu mu minsi ya mbere urabyibuka reba ukuntu utahaga haza wishimye wamamagaye ngeze ndaza ntukimamagara mu kazi naho nahiye ntukinyakira ni iki kibazo kiba gihari ese ko najyaga nza ngasanga wanateguye ese kuki usike urahindutse ndabikora nimbona umwanya ngo nguki nta kibazo zo kubikora n'umwanya
rero nari nje naniwe. Allô? Deli bites. Bite. Meze neza. Uri hese? Ese gahunda twari dufite narayibagiwe cyangwa byaranze? Niyo gahunda. Twese twari twapanze ko wazansura tukanasangira byibura. Ndumva nshaka kuganira nawe. Ushanda byibutse nuko cyagiye nahise mbatizemo. Nanjye tunayindi ariko nayindusoje nuko numvaga ushaka ko twabonana tukaganira. Numva nshaka no kukubona tu. Harya ngenda hari uduproje nayindimo ndadusoje ahubwo ahita umbwira ngatuma akantu wenda ko aza kumwe ugasanga kanahari. nta mushoferi ufite ahubwo ukoresha kandi byose aho. Okay, ntacyo ndaje mwoherereza umushoferi nta kibazo. Sawa, nizeye ko utari gutinda ariko. Can't wait to see you. Sawa. Sipro vuganaga nande. Guess who? Wa mugore wa TERIC. TERIC umutufuturanyije. Uriya kabisa.